Nyuma y'uko hamaze iminsi havugwa amakuru agiye atandukanye ku mbuga nkoranyambaga yerekeranye n'umubano wa The Ben ndetse na Pamela umugore we, abantu benshi bavuga ati se babanye bate, baratandukanye, bakaba baranze kubyerura, byifashe bite? The Ben yaje kuba avuga ukuri kwiwe ku mubano we na Pamela, ati hari ibyo nca amazi. Mu minsi ishize ku mbuga nkoranyambaga ndetse mu biganiro by'abakunzi b'imyidagaduro hakomeje gukwirakwira amakuru atandukanye arebana n'umubano w'umuhanzi Benjamin Mugisha ndetse n'umugore we Pamela Uwicyeza. Amakuru yakomeje gutuma benshi bibaza niba koko haba hari ikibazo kiri hagati y'abo bombi, cyangwa se niba ari ibihuha by'abantu byaba byaragiye ku masosho media akaba ari byo bintu bivugwa gusa. Ariko kuri ubu The Ben ubwe yagize icyo avuga kuri izi nkuru, maze agaragaza ko hari ibyo ahitamo kutitaho no kutabiha umwanya. Uyu muhanzi yavuze ko hari ibyo ahitamo guca amazi kuko abona ko nta gaciro bifite, kandi abona nta nubwo yajya kubisubiza kuko nta gaciro bikwiye. Ni amagambo aje mu gihe abantu benshi bari bamaze iminsi bakurikira cyane ibyerekeye n'ubuzima bw'uyu muhanzi ndetse n'umuryango. The Ben na Pamela batangiye urugendo rwabo ryari? The Ben na Pamela bamaze imyaka myinshi baziranye. Amakuru atangajwe n'itangazamakuru byo mu Rwanda avuga ko urugendo rw'urukundo rwa bombi rwatangiye muri 2019 ubwo bahuriraga i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Nyuma y'imyaka bari bamaze mu rukundo, The Ben yambitse Pamela impeta muri 2021. Icyo gihe abakunzi babo batangiye gutegereza umunsi w'ubukwe, nubwo byafashe igihe kugira ngo uwo muhango nyirizina ube. Muri 2021 abo bombi barasezeranye imbere y'amategeko mu murenge wa Kimihurura mu karere ka Gasabo. Nyuma y'aho ku itariki ya 15 Ukuboza 2023 habaye umuhango wo gusaba ndetse no gukwa. Ku wa 23 Ukuboza 2023 The Ben na Pamela bakoze ubukwe ndetse banasezeranye imbere y'Imana kubana akaramata. Ubukwe bwitabiriwe n'abantu benshi bakomeye cyane mu myidagaduro ndetse n'abantu b'inshuti n'abavandimwe b'uyu muryango. Icyo amakuru y'uyu mubano wabo yongeye kuvugwa mu gihe cyashize cyangwa mu minsi mike ishize, The Ben na Pamela bakunze kuba umwe mu miryango y'ibyamamare abantu bakurikiranwa bya hafi. Umwe muri bo atagaragaye hamwe n'undi cyangwa se bagashyira amafoto buri umwe atari kumwe n'undi, bituma abantu benshi babyibazaho kuko siko abantu benshi baba babyiteze, cyane ko ari umugabo n'umugore. Hari abahita batangiye kwibaza ati ni iki cyahindutse muri uwo murongo, kandi hagiye havuga inkuru zitandukanye ku mubano wabo, abantu bakaba baravuga ko batandukanye. Ariko ikibazo gikomeye ni ukuba abantu babiri batagaragaje ubuzima bwabo bwite ku mbuga nkoranyambaga, bidahita bisobanura ko abo bantu bafitanye ikibazo, kuba bo ubwabo baba abantu baterekanye life yabo ngo bashyire ku mbuga nkoranyambaga. Kandi The Ben ubwe asa n'ushaka gushyiraho umurongo hagati y'ibyo abantu bagomba kumenya n'ibyo ahitamo we kugumana we n'umuryango. Yaje gusubiza ati hari ibyo nca amazi. Mu magambo ye The Ben yagaragaje ko atari buri kintu kivugwa kuri we cyangwa se ku muryango we agomba gusubiza. Ati hari ibintu umuntu ashobora kubona bikavugwa ariko akabifata nk'ibitari ngombwa kugira ngo abisobanure cyangwa se guterana amagambo. Muri uru rwego yakoresheje imvugo yo guca amazi asobanura ko hari ibyo abona akabona nta kamaro n'agaciro bifite. Ati bishobora kumvikana nk'uburyo uyu muhanzi ahitamo kurinda ubuzima bwe bwite, kuko iyo umuntu azwi cyane atangiye gusubiza icyo bita rumazi ibimuvugwaho, bishobora gutuma inkuru yari irimo abantu bake cyane bayivuga ishobora guhinduka ikiganiro kinini kurushaho. The Ben rasa n'uwahisemo kutinjira mu mpaka ziba ku mbuga nkoranyambaga. Pamela na The Ben se bamaze kujya kuri uru rwego. Aba bombi ubu si abantu bakundana gusa, ni umugabo n'umugore basezeranye imbere y'Imana nyuma y'urugendo rwatangiye imbere y'ubukwe bwabo. Muri 2025 The Ben na Pamela bibarutse imfura yabo, umwana w'umukobwa uzwi ku izina rya Luna Ora Mugisha Paris wavukiye mu Bubiligi. Ibyatumye umuryango wabo urushaho kuvugwa cyane mu itangazamakuru ndetse no mu ntangiriro za 2026 hari ibimenyetso by'uko umubano wabo wari ugikomeza kugaragara mu ruhame. Urugero, ubwo Pamela yagiraga isabukuru y'amavuko muri Mutarama 2026, The Ben yamwandikiye ubutumwa bwuje urukundo amwifuriza isabukuru nziza ndetse anamwita mutima we. Pamela nawe yerekanye ibaruwa yamwandikiye. Muri Gicurasi 2026 kandi The Ben na Pamela bagaragaye bari kumwe muri Zambia aho bari bagiye mu bikorwa by'umuziki birimo igitaramo cya David. Ibi bigaragaza ko ku mbuga nkoranyambaga hashobora kuvugwa ibintu byinshi, kandi ibyo bintu bikaba bitafata umwanya wo kugira ngo ujye kubyemera nk'ukuri, dore ko nta n'igihamya byinshi biba bifite. The Ben arashaka ko abantu bareka kwinjira mu buzima bwe bwite se? Birashoboka ko ari kimwe mu byo uyu muhanzi yashakaga kugaragaza. Umuntu uzwi nka The Ben ufite abantu benshi bamukurikira bamukunda kandi bashaka kumenya buri kintu cyose kimwerekeyeho, ariko kuba icyamamare ntibivuze ko buri kintu cyose cy'ubuzima bwe kiba kigomba gushyirwa ku karubanda. Umuryango we, umugore we, umwana we ni ibintu bishobora kuba bifite agaciro gakomeye kuri we kurusha ibitekerezo by'abantu ku mbuga nkoranyambaga. Niyo mpamvu imvugo guca amazi ishobora kuba ari uburyo bwo kuvuga ko hari inkuru yumva adakwiye ko yamutwarira igihe cyangwa se ngo ayihe umurongo munini wo kuyivugaho. None se hari ikibazo kiri hagati ya The Ben na Pamela?
Kugeza ubu nta gihamya yizewe twabonye yemeza ko The Ben na Pamela bafitanye ikibazo cyangwa se ko batandukanye. Icyo dufite amakuru nyuma y'ibivugwa ni uko abantu ku mbuga nkoranyambaga ndetse bagenda bavuga ko The Ben n'umugore we bafitanye ibibazo, gusa nta kuri guhari kandi na nyir'ubwite yabihakanye. So ni ngombwa gutandukanya ibihuha n'ibyo abantu benshi batekereza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se amakuru batangaza ku nkuru yerekeye. Nta mpamvu yo kuvuga ko bombi batandukanye mu gihe nta ruhande na rumwe muri bo hagati y'umugabo n'umugore rubyemeza. Ku cy'amagambo se ya The Ben ateye amatsiko cyane. Impamvu nyamukuru nuko ari The Ben, umwe mu bahanzi ukomeye mu Rwanda kandi ubuzima bwe bukaba bukurikiranwa na benshi. Yari ikintu gishya uvuze ku muryango we gikurura abantu benshi baba bashaka kumenya byinshi kuri we. Ariko kuri iyi nshuro aho gutanga ibisobanuro birambuye kuri buri kintu kivugwa, yahisemo kugaragaza ko hari ibyo atajyaho umwanya. Ni ubutumwa bushobora kuba bugenewe n'abakunzi be ndetse n'abakoresha imbuga nkoranyambaga muri rusange. Siko buri kintu kivugwa ku muntu bomberwa kugeza isubiza. Inkuru ya The Ben na Pamela yongeye kutwibutsa uburyo ubuzima bw'ibyamamare bukurikiranwa cyane. Aba bombi bamaze imyaka myinshi bari mu rugendo rw'urukundo, kuva bahurira muri Kenya 2019 kugeza ku isezerano ryabo, ubukwe ndetse no kubaka umuryango bakabyarana. Kuba hari amakuru mashya avuga ku mbuga nkoranyambaga ngo baratandukanye ntabwo bihagije kugira ngo twemeze ko umubano wabo wangiritse. Kuri ubu butumwa bukomeye The Ben yaje kubatanga, yavuze ko hari ibyo ahitamo guca amazi ukabona akabona nta mumaro ndetse nta n'agaciro abona akabona ntabwo yabiheza. Bityo rero ikibazo gisigaye, ese The Ben yaba ashaka ko ubuzima bwe bwite n'ubw'umuryango we bitazongera kuba ikiganiro cy'abantu ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa hari ibindi bintu bindi yashaka gusobanura ubwo yavugaga ko hari ibyo ahitamo guca amazi? Icyo twizeye ni uko hari impinduka ikomeye mu mibanire yabo, abo bireba ndetse n'umuryango wabo.